Yoweri gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri haranditse ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Umurongo wa kabiri, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Aya ni amagambo tugiye kuganiraho abavandimwe. Shalom, urakoze ko ufunguye uvandimwe, urakoze ko ufunguye iyi video, kandi Imana iraza kugufasha kugira ngo amagambo tugiye kuganiraho yasobanukirwe kandi ikirushijeho uyakurikize kandi uyabemo. Amagambo tugiye kuganira nta magambo nkuko bimaze kuyasoma, na amagambo aboneka muri Yoweri gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, aho bavuga ngo nyuma y'iminsi y'imperuka, cyangwa mu minsi y'imperuka, nyuma y'iminsi y'umubabaro, nyuma y'iminsi yo kugaragizwa, nyuma y'iminsi mibi, ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Ukumva ko ni ibihe turimo muri iki gihe bavandimwe. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo rivuga ku ububyutse. Turabiganiraho turebe icyo twakora nk'abasore, kandi bavandimwe muze mureba, nibanda cyane ku basore. Nibyo ndi wenda umusore nanjye, ariko cyane cyane impinduka izabaho mu buzima, impinduka izabaho muri sosiyete yacu turimo, yaba ari hano muri Finland, yaba ari no mu bindi bihugu. Nta mpinduka izaza abasore batagizemo uruhare. Niyo mpamvu nibanda cyane ku basore, nkavuga ngo abasore bagenzi banjye, bavandimwe basore, niyo mpamvu nkunda kubitaho cyane. Nuko nk'abasore twifitemo imbaraga, dufite imbaraga zikomeye zatuma duhindura sosiyete turimo, cyane cyane mu iyobokamana, ko abasore nibo mbaraga, nibo torero ry'ejo. Tugomba kubitaho cyane, tukabigisha, tukabereka inzira y'Imana. Uyu munsi turavuga ku bubyutse, kandi turasengera ububyutse. Uze kureba ino video irangize muvandimwe. Tunasengera ububyutse muri iki gihe cyacu, dusengera ububyutse muri iki gihugu cyacu, dusengera ububyutse muri ibi bihugu turimo muri Europe, kandi dusengera ububyutse cyane cyane no mu bihugu byo muri Afrika, mu Rwanda, mu rubyiruko, kugira ngo abantu basinziriye, baretse Imana bayivaho, bava mu byo kwizerwa, abo bantu twongere tubagarure ku Mana. Si twe tubagarura, ni Imana ibagarura. Ko nyine Imana isuka umwuka wayo igahindura abantu, ikabemeza iby'ibyaha, ikabemeza yuko ari abanyabyaha, ikanabireka yuko Yesu Kristo ari we wenyine wabakiza ibyo byaha, bakamuhindukira bakamusanga. Tuza kuganira ku bubyutse uyu munsi, kandi turaza gusengera ububyutse. Ububyutse ni iki? Ububyutse ni igihe Imana mu buntu bwayo igenderera abantu bayo, ikabuzuza imbaraga z'umwuka wera, bakihana ibyaha byabo, bagahindukira, bagashaka Imana. Ubwo ni ububyutse, kandi bakaba abahamya. Ni abantu bihana ibyaha byabo, bagahindukira, bagashaka Imana, kandi bakaba abahamya. Ububyutse burangwa n'ibintu bitatu, tuza kubivugaho. Ni ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwihana, icya gatatu ni uguhamya. Habaho gusenga, habaho kwihana, hakabaho no guhamya. Aya ni amagambo atatu ajyana. Iyo ibintu bitatu bitari mu bubyutse, ububyutse ntabwo ari ububyutse nyakuri. Hagomba kubamo kwihana, hagomba kubamo gusenga, kandi hagomba kubamo guhamya. Guhamya, umuntu wahamya ni Yesu Kristo, nta wundi, ariko hagomba kubamo gusenga, kwihana no guhamya. Mbere y'ububyutse bwose bwabayeho, tuzaburebaho iyi siri tugiye gukora. Turatangirira ku bubyutse bwa mbere bwabaye mu gihe cya Petero, mu iterero rya mbere ryabaye i Yerusalemu. Tuzarivaho tugende tureba ububyutse bwagiye bubaho, n'impinduka bwagiye buzana muri sosiyete, cyangwa impinduka bwagiye buzana mu mubiri wa Kristo, kugeza muri gihe cyacu 2024. Mbere y'ububyutse bwose bwabayeho, Imana yamanuraga umwuka wo gusenga, abantu bagashaka mu maso h'Imana, badashaka amafaranga, badashaka imodoka, badashaka ibibatunga, ahubwo bashaka yuko bagenzi babo cyangwa bene wabo muri icyo gihe bari barimo bakizwa, bagahindukirira Imana. Umwuka w'Imana icyo akora
iyo abantu banihishwa n'ibyaha byabo, iyo abantu banihishwa n'ibyaha bya sosiyete, mu gihe Imana ibonye kuniha kwabo, ngo icyo Imana ikora yuzuza abo bantu imbaraga zo guhamya, yuzuza abantu imbaraga zo kugenda bayivuga, yuzuza abo bantu imbaraga zo kugenda bayigaragaza muri sosiyete. Ngo Imana ibuza imbaraga zo guhamya, maze agashikira umwuka wera icyo akora, ngo abuza imbaraga zo guhamya, maze ngo agashigikira guhamya kwabo n'ibimenyetso n'ibitangaza. Umwuka wera yemeza abantu Yesu, yemeza abantu ibyaha byabo, akabereka yuko ibyaha byabo nta handi babikirira uretse kuri Yesu. Umwuka wera icyo akora, abereka umusaraba, abereka yuko Yesu we ari we wenyine wabakiza ibyaha byabo. Abo bantu bakamenya yuko amakiriro ari Yesu Kristo wenyine. Ukumva ko ububyutse butarimo Yesu, ububyutse butarimo gusenga, ububyutse butarimo kwihana, ububyutse butarimo guhamya Yesu, n'ububyutse ntabwo ari ububyutse nyakuri. Nibyo hari igihe haba harimo n'ibimenyetso by'ibitangaza, haba harimo no kuvuga mu ndimi, haba harimo no gutitira cyane, ariko budafite essence cyangwa budafite ikintu kibushigikiye, ari cyo guhamya Yesu Kristo no kwereka abantu Yesu Kristo no kwihana ibyaha byabo. Ubwo bubyutse ntabwo ari ububyutse nyakuri, kandi ugomba kubyirinda. Hari amatorero ahari aho umuntu agenda bakagusengera, bamwe bakagwa cyangwa ugatitira, cyangwa ukumva hari ikintu kikujemo ukumva ufite ubwoba bwinshi cyane. Ubwo si ububyutse. Aho hari abantu ngo ni Pantekote cyangwa ni hano muri Finland naho hari ahantu byabaye, abantu barahuruye bagiye kureba uwo muvandimwe waje hano avuye muri Afurika, ngo aje gusengera abantu barahurura, ngo akagusengera ukagwa, akavuga ibyabaye ku muryango wawe n'ibiki byose. Abantu bakavuga ngo aha kubera gushakisha ibigezweho, kubera gushakisha ibintu bigaragara yuko bishashagirana, umuntu akabwira ngo aho niho umuntu azavana Imana. Ariko navuze ngo ububyutse nyakuri bwereka abantu Yesu, bwereka abantu yuko Yesu ari we wabakiza ibyaha. Icyambere ububyutse butera abantu kwihana, bwamara kwihana bisobanura ngo umuntu arahindukira, ni ukumenya icyaha cyawe, ukumva yuko uri umunyabyaha, wamara kumva ko uri umunyabyaha ukihana. Noneho umwuka wera akakwemeza yuko nta handi wakwihana cyangwa nta handi wabonera amakiriro wakira ibyaha byawe kiretse Yesu Kristo no ku musaraba i Karuvari. Ububyutse cyangwa guhembuka byabayeho mu binyejana byinshi, ariko turaza kwibanda cyane kuko navuze ku kinyejana cya mbere, aho abigishwa buzuye umwuka wera. Aya n'amagambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 12, haranditse ngo basubira i Yerusalemu. Iki ni igihe Yesu yari amaze kuzamuka agiye mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku Sabato. Ngo bano bigishwa ngo icyo bakoze, bahise ngo basubira i Yerusalemu. Noneho ku murongo wa 14 haranditse ngo abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Kumva ko tuje kuri cya kendo cya mbere kivuga ngo ububyutse bugomba kurangwa cya mbere no gusenga. Niba dushaka kubona impinduka ikomeye muri iki gihugu cyacu cya Finland, niba dushaka kubona impinduka ikomeye muri ibi bihugu byacu bya Europe, aho dutuye, aho ducumbitse, nta yindi mpinduka izaza itangeze mu gusenga. Nta bundi bubyutse buzaza bitangeze mu gusenga no kwiyereka Imana no kunihira ibyaha byacu, no kwereka Imana yuko dukeneye guhemburwa, dukeneye abavandimwe bacu kureka ibyaha kandi bagakizwa, bagasubira kuri Yesu. Ku munsi wa Pantekote Imana irebye gusenga kwabo, ngo bari hamwe bahuje umutima basenga, ngo ku munsi wa Pantekote ngo bose buzuzwa umwuka wera. Hano uri ku murongo wa 4 haranditse ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Igihe umwuka wera amanuka kuri aba bantu, ngo ikintu cyabaye ngo nuko kubera umwuka wera ashaka kugira ngo akurure attention, akurure abo bantu bari
baje muri Yerusalemu, umwuka wera yaramanutse yinjira muri bano bavandimwe bacu, yinjira muri bano batubanjirize ba Petero, ba Yohana n'abantu bose bari kumwe ari gusenga, ngo icyabaye ko batangiye kuvuga mu zindi indimi bavugaga. Ngo umwe yarumvaga avuga igiswahili, umwe yumvaga avuga igifaransa, undi akumva avuga ikindi kirimi, ukumva yuko umuntu no abyumvishije avuga aba bantu kadukomeze tuhasome ukuntu bavuze. Ngo barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Umwuka wera akoze igitangaza nkuko twavuze ngo habaho gusenga, umwuka wera akuzuza abantu imbaraga, akabafasha mu kugira ngo abone attention y'abantu, kugira ngo bahamye Yesu Kristo. Akora ikintu kugira ngo abone attention y'abantu nakabereka kuri Yesu Kristo. Ibitangaza kuvuga mu ndimi sicyo bihagije, kandi sicyo bigaragaza ububyutse bavandimwe. Ahubwo kigaragaza ububyutse na nkuko navuze no kwihana nkuko turabibona, kandi no kugarukira Yesu Kristo. Hano abantu baravuga ngo mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None niki gitumye twumva bavuga mu ndimi z'iwacu kavukire? None dusimbukire ku murongo wa 12 ngo bose bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni biki? Katune murongo wa 12 ngo bose bibayobeye barabazanya bati mbese ibi bose barabazanya ngo bibaye nibiki? Intumwa zuzuye imbaraga zitangira guhamya ibya Yesu, kandi zahamije Yesu mu kinyejana cya mbere nkuko twabivuze, ni mu gihe cyari gikomeye, ni mu gihe abantu benshi bari bazi Yesu, baramwumvishije, bumva ibitangaza bye, baramwumvaga ngo hari umuntu waje hano, hari umuntu ngo wabambwe, ngo bishe kubera ngo yakoze icyaha. Ariko nyine mu icyo gihe igihe bari abantu bari baje hari umunsi mukuru wa Pantekote. Umunsi wa Pantekote ntabwo ari umunsi wo kuzuza umwuka wera gusa, ku bayuda wari umunsi mukuru wo gusarura. Ukumva ko icyo gihe abantu kumva yuko abantu batangiye kuvuga mu ndimi z'iwabo byase bikuru attention, ariko ntabwo bihagije. Attention umuntu abona ni amahirwe yo guhamya Yesu Kristo. Twavuze ngo icyambere umuntu agomba kumenya nuko ububyutse bwose buje bugomba kurangwa no guhamya Yesu Kristo. Intumwa zuzuye imbaraga zitangira guhamya ibya Yesu mu ndimi zitandukanye. Babyumvise ngo abantu bose baratangara. Ububyutse umwuka wera akora ibitangaza kugira ngo akurure imitima y'abantu, abateze amatsiko. Ariko icyo abashaka no kugira ngo abantu bahindukire Imana, so gutangara gusa. Umwuka wera icyo abashaka no kugira ngo abantu bahindukire Imana, so kugira ngo batangazwe. Niba sinje nkavuga ngo runaka narakubonye, ngo nakubonye uri hano, ngaguhanurira nkavuga ngo uri runaka wavuye muri uyu muryango, bikagutangaza. Icyo kintu ntabwo gihagije, ahubwo bavuze ngo ariko icyo umwuka wera bashaka ni ukugira ngo abantu bahindukirire Imana, ngo si ugutangara gusa. Abantu bamaze kumva aya magambo ya Petero bahamye iby'Imana mu ndimi z'iwabo za kavukire, ngo batangiye ngo baraje bose ngo barashungera, bareba abantu bamwe baravuze ngo abantu ngo basinze. Igihe noneho Petero yabonye yuko babonye iyo occasion nziza, ngo Petero yatangiye kugira guhamya Yesu Kristo. Natwe tugomba kumenya muri iki gihe dufite ama social media, dufite ibintu bitandukanye, imbuga nkoranyambaga, TikTok, hose turahari hose. Benshi Imana yabahaye favor yo kugira igikundiro ku bantu, benshi Imana yabahaye favor zo kuba ahantu hakomeye. Iyo ni occasion yo kuvuga Imana. Petero ngo yabonye abantu bamaze kubazenguruka babashungere, bavuga ngo abantu basinze, abantu ibi ni biki, batanga. Ngo Petero agira ahamya Yesu Kristo. Arababwira ku murongo wa 22 igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa 22 kugeza 24 haranditse ngo yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu.
uyu ni Petero guhamya Yesu Kristo. Nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, abimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Uwo ni Petero guhamya Yesu Kristo. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kumva ni amagambo Petero yabwiye bari abantu ari guhamya Yesu Kristo, ngo Yesu wa wundi muzi wakoze ibitangaza hagati muri mwebwe, mwaramwishe, mwamutanze amaboko y'abagome baramwica, ngo Imana ntiyemeye yuko ngo hehe mu rupfu. Arakomeje Petero yarababwirije, ari amagambo maremare ndaza kuyasimbuka ko nta magambo umuntu byose ntabwo nayasoma, ariko ni amagambo amureka mu gice cya 2 guhera ku 22 kuza kumanuka. Ariko Petero ahantu yageze, bantu bamaze kumva amagambo Petero yababwiye. Yuko twavuze ngo ibintu bitatu birangwa no birango ububyutse, ibintu bitatu: gusenga, kwihana no guhamya. Hano twabonye ibintu bibiri byabaye byo. Habayeho gusenga mu gihe abantu bahuje umutima, abigishwa bahuza umutima hamwe n'abantu bari kumwe bose barasenga, buzuzwa umwuka wera, buzuzwa imbaraga nshya. Nyuma yaho habaye ikintu cya kabiri cyo guhamya. Ikintu kitari cyaba no kwihana. Reka dusome ukuntu byabaye. Ku murongo 27 haranditse ngo abo bantu bumvise, ku murongo wa 27 haranditse ngo abo bantu bumvise ibyo, kasubiremo, abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Abo bantu bumvisha ayo magambo Petero amaze kubabwiriza maremare, ngo bibacumita mu mutima, cyangwa mu mandi magambo bibakora ku mutima. Ngo nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, abagabo bene data, mbese tugire dute? Ariko baza bavandimwe, umuntu kumva ijambo ry'Imana rimukoze ku mutima bene aka kageni, kumva umuntu abwirijwe ijambo ry'Imana, abwirijwe ibya Yesu Kristo rikamukora ku mutima, ngo yarangiza akavuga ngo bene data, amagambo mwavuze twayumvishe, none dukora iki? Reka Imana idufashe muri iki gihe abavandimwe, tuvugire Yesu kugeza igihe abantu bazabaza bene data, ko twumvishe ibyo bavuze, dukora iki? Icyo ni ikibazo cyiza umuntu yabaza muri iki gihe. Nawe wakibaza, ese dukora iki? Ariko igisubizo Petero yabwiye bano bantu bamaze kumbaza, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero adashidikanyije, Petero yahise asubiza arababwira ngo nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Ibintu bitatu navuze bavane, tugomba kwibuka buri gihe tuvuga ku kintu cyitwa ububyutse. Hagomba kubaho gusenga, hagomba kubaho guhamya Yesu Kristo, hagomba kubaho kwihana. Kandi iyo ni secret ihora. Impamvu ari secret ihora nuko nimbwiriza umuntu nkamuhamiriza Yesu Kristo, akamenya Yesu Kristo, akihana, nawe azagenda ahamiriza undi namara wa undi nawe yakire Yesu, agenda ahamiriza undi. Mu kugenda duhamya Yesu Kristo, tuzagenda twuzuza imbaraga, dusenga, icyo gihe izaba secret y'ububyutse. Impamvu bitakibaho nuko guhamya kwarashize. Guhamya mu yandi magambo nivuga butumwa tugenda tubwira abandi bantu. Niba ntavuga butumwa rigenda tubwira abandi Yesu Kristo, tugaguma mu rusengero tukicara ngo Yesu twaramumenye, Yesu yabaye nk'ibanga. Yesu ni nk'amafaranga umuntu abika kuri konti ntayabwira mugenzi we, ntamubwire yuko mfite, ukagira n'ibihumbi 200 kuri konti ntagire umuntu ubimenye. Ariko Yesu Kristo ntabwo ari ikintu agomba kwihererana. Tugomba kumenya yuko Yesu tugomba kumubwira abandi bantu. Nitutagira iki kintu, iyo secret yo byose ntabwo izabaho. Kuko ubu byutse buranga nk'ibintu bitatu nkuko nabivuze. Hagomba kubaho gusenga, hagomba kubaho guhamya, hagomba kubaho kwihana. Petero arababwira ku murongo wa 28 ngo mwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera. Kumva uko ni secret. Mwihane, mubabarirwe ibyaha byanyu, namwe muhabwe iki? Impano y'umwuka wera. Umwuka wera nabazamo azagira ute? Ngo azabagira abagabo bo guhamya. Imana idufashe kugira ngo twumve aya magambo. Nihatabaho guhamya,
ntabwo isekre izigera ibaho. Yesu azabana na seti hano kitazakizwa, ariko ntabwo nzaba productive muri iyi si. Nzaba nyakamwe, nzaba umuntu wamenye Yesu, wamugumanye mu mutima we, ni nk'aho namugize secret, namugize ibanga. Ariko Yesu adusaba kugira muri iki gihe ngo tumuvuge n'abandi bamumenye, iyo secret itangire kugira ngo n'abandi bagende bakizwa, dusakaza ubutumwa bwiza muri isi. 3,000, mwibaze bavandimwe, 3,000 by'abantu byarakijijwe muri iki gihe Petero yabwirizaga. Kandi abo bantu 3,000 tuvuga, niba harabayeho iyo secret, ibaza abantu bagiye bavuka noneho bwa kabiri, bigeze muri abantu 3,000 bavutse bwa kabiri mu gihe cya Petero. Imana iradusaba muri iki gihe natwe bavandimwe, ububyutse Imana idusaba kugira ngo tubuzane muri iki gihe, cyangwa ububyutse Imana ishaka gusuka muri iki gihe. Nkuko twagasanye mu gitabo cya Yoweri igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2, ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Imana ishaka kugira ngo isuke umwuka wayo ku bantu bose muri iki gihe bavandimwe. Imana ishaka kugira ngo ihindure ibihe turimo, izana impinduka ikomeye yo kwegereza abantu Imana, kwiyegereza abantu, kwiyegereza urubyiruko, kwiyegereza abasore. Ariko ibi ntabwo bizagerwaho muvandimwe utemeye gusharinga Yesu wamenye. Niba Yesu waramumenye, musharinge. Niba hari icyo Yesu yagukore, gisharinge. Kuko Yesu ntabwo ari ikintu mazagundira wenyine. Yesu akeneye yuko tumuvuga tukamusakaza muri isi. 3,000 byarakijijwe. Abasoma amateka basanga yuko amatorero menshi yagiye acingwa mu yindi migi, yaba ari Korinto, yaba ari Efeso. Nibyo yajyanywe n'umugabo bita Paulo. Ariko Paulo nawe ni umuntu nubwo yarwangije ububyutse bwabaye mu gihe cya Pantekote, mu kinyejana cya mbere. Ariko Pantekote imaze kuba, habayeho impinduka ikomeye i Yerusalemu, abantu barakizwa. Ubushakashatsi buvuga yuko ngo i Yerusalemu hari abantu 500, ngo umwe muri babiri cyangwa igice cy'abo bantu bose, 50% y'abo bantu bose ngo bari abakristo. Kumva ko impinduka yabayeho yari ikomeye. Kandi mu bantu bakijwe harimo n'uwo mugabo bita Paulo wagiye ashinga amatorero mu bindi bihugu bitandukanye. Reka ube intandaro nshuti y'impinduka izaba muri iki gihe. Imana nikigusaba muri iki ni wo muhamagaro wawe, ni wo muhamagaro wa buri muntu wese. Umuhamagaro tuvuga ntizaga imihamagaro iratandukanye. Nibyo harabahamagaye kuzakora, kubabigisha ibintu bitandukanye. Ariko at the end of the day, icyo Imana idusaba muri iki gihe kugira ngo tube intandaro y'impinduka izana abantu benshi kuri Yesu Kristo. Reka nawe nshuti ube muri abo bantu bazazana impinduka, begereza abantu Yesu Kristo. Biragatsindwa nshuti kuba yuko waba mu bantu, aho kugira ngo bazane kuri Yesu Kristo, ahubwo ukabura uri intandaro y'abantu kugira ngo bave muri Yesu Kristo. Niba utanabaye n'umuntu bazana muri Yesu Kristo, ariko wirinde nshuti kugira ngo utaba ikigusha cy'abagenzi bawe, utaba umuntu begereza Satani. Kuko hariho inzira ebyiri, hariho inzira ya Yesu Kristo, hariho n'inzira ya Satani. Ufite amahitamo muri iki gihe nshuti, ufite amahitamo uyu munsi, ufite amahitamo muri aka kanya yo kureba iyi video. Ugomba guhitamo kwegera Yesu, ugomba guhitamo kuba intandaro y'abantu kugira ngo begere Imana, bamenye Yesu Kristo kandi banamuhamirize n'abandi. Reka ntibikabeho nshuti, nongera nsubiremo bwa gatatu, ngo ntibikabeho yuko wowe muvandimwe uri kundeba waba warabonye video ukazaba intandaro y'abantu kugira ngo bareke Yesu Kristo, cyangwa bareke Yesu Kristo bagira uti bamuveho. Reka Imana ibikurinde muri iki gihe. Nkuko navuze tugiye gusengera uyu munsi, twavuze ku bubyutse bwabaye mu gihe cy'aba Petero cyo mu kinyejana cya mbere. Tuzavuga ku bundi bubyutse bwabaye mu bindi binyejana kandi bwinshi, bwabaye ububyutse bwinshi butandukanye. Hari n'impinduka bwagiye buzana mu mubiri wa Yesu Kristo cyangwa mu itorero. Tuzabireba, ariko ubu tugiye kwinjira mu gihe cyo gusenga. Reka dusengere ububyutse muri iki gihe, dusengere ububyutse mu rubyiruko, dusengere ububyutse mu basore, kuko benshi basubiye inyuma iby'Imana bakibyikoza.
Imana yabaye pasi, yabaye akashisi, yabaye ibintu abantu nyine nari mbirimo. Ni nkaho hari umuntu ngo nari mbirimo nyine mugihe ntari namenya nta bwenge nari mfite. Hari n'umuntu wabivuga gutyo ngo buno nabaye intellectual, buno sigaye ndi umuntu wasobanutse, nize matematike, nize filosofi, twishyize muri filosofi ntabwo ari ibintu byumvikana, Imana ntiriho. Reka muvandimwe, be careful. Ariko uyu munsi ndakugira ngo nshuti, niba warigeze kumenya Yesu Kristo, reka umugarukeho uyu munsi, ntiwumve inshuti, ntiwumve abaguca intege, kuko benshi barahari baguca intege. Ntiwumve bad influence, abantu bakubwira yuko bya Yesu se uzavanamo iki. Hari n'umuntu uri kuvuga ngo seti yabuze icyo akora. Ni ukuri seti yabuze icyo akora, ariko bavana kubwira ngo iby'Imana ndi iby'ingenzi. Siko twabuze icyo dukora, hari n'ibyo dukora bindi bitandukanye, ariko Imana tugomba kuyigaragariza abavandimwe bacu, kuko iyo tutabikora tuzabibazwa. Navuze ngo Yesu ntabwo ari amafaranga ubitse kuri konti 200 ngo mu bavandimwe bacu b'Abanyafurika amafaranga ni ikintu nyine umuntu ashira inyuma, si ikintu umuntu avugaho. Of course ukivugaho, ariko nyine hari ikintu ngo nyifite 200 ni ikintu nyine yibikamo. Yesu ntabwo ari amafaranga umuntu yibikamo ngo yabike. Yesu ntabwo ari ibanga wabyiwe n'inshuti ngo ugomba kuribika mu mutima ngo bizarangira. Yesu tugomba kumugira abandi bantu, kandi niba tuzabikora twaramumenye tuzabibazwa nshuti. Reka tumenye yuko Yesu tugomba kumuvuga muri iki gihe. Tujye kwinjira mu kanya ko gusenga abavandimwe, kandi aho uri nawe umfashe kugira ngo dusengere iki kintu, dusengere ububyutse muri iki gihugu, dusengere ububyutse mu rubyiruko, dusengere ububyutse mu gihe cyacu. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, tuje imbere yawe, tugushimiye yuko wemeye yuko iki gihe haba abasore, haba urubyiruko, haba abantu Mana bakikwizera, kandi bagishaka yuko haza impinduka muri iki gihugu, bagishaka yuko haza impinduka mu rubyiruko. Mana, nk'uko wabikoze mu gihe cy'aba Petero, Mana, nk'uko wabikoze mu gihe cy'aba Yohana, reka Mana mu gihe cyacu haza impinduka ikomeye mu rubyiruko. Reka ububyutse bwawe buze muri iki gihe. Waravuze ngo Mana, ngo uzatwuzuza imbaraga, ngo nyuma y'ibyo bihe ngo nzuzuza imbaraga, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Reka muri iki gihe Mana twuzuza imbaraga zawe. Reka uzamure urubyiruko rugukorere, reka uzamure urubyiruko Mana ruze ruhindure iyi si, rwereke bagenzi babo yuko iki gihe turimo nuko kigoye, nubwo kibabaje, ariko ngo waravuze ngo muri icyo gihe hanyuma y'ibyo bihe ngo nzagiye nzabasukaho imbaraga zanjye. Reka Mana muri iki gihe nk'urubyiruko twuzuza imbaraga. Reka umuntu wese ufite uwo mutima, reka umuntu wese ufite ubwo bushake, reka Mana umuzuze imbaraga muri iki gihe. Mana dusengeye ububyutse muri iki gihugu cya Finland. Mana dusengeye ububyutse muri ibihugu bya Europe. Reka Mana abavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda, n'abavandimwe bacu Mana batari nakivuga, yaba ari abo duturanye muri ibi bihugu. Reka Mana haza ububyutse bubegereza wowe. Reka impinduka ikomeze muri iki gihugu Mana. Dusengeye Mana buri muntu wese wumvishije iyi video, reka Mana umufashe kugira ngo azabe intandaro y'impinduka ikomeye igiye kuba muri iki gihe. Reka abe impinduka ikomeye, abantu bakugarukire nk'uko bari bakuriho. Abantu benshi bari bakuza ariko barakuretse. Reka Mana ubagarure muri iki gihe. Reka Mana utugire ibikoresho byawe muri iki gihe, kugira ngo impinduka igiye kuba Mana tuzabe tuyifitemo uruhare. Uzuza imbaraga abantu bumvishije iyi video, uzuza imbaraga abantu bayirebye, kandi twuzuza imbaraga kugira ngo Mana ubwacu n'abavandimwe bacu n'abadukikije tubereke Yesu. Duhe imbaraga zo guhamya. Waravuze ngo umwuka wera ngo nabaza ngo azabagira abagabo bo guhamya. Reka tugire abagabo bo guhamya muri iki gihe. Duhamye dushize amanga yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, adapfuye kubera ibyaha bye, agapfuye ku byaha byacu. Reka twuzuze imbaraga muri iki gihe Mwami w'abantu. Reka twuzuze imbaraga muri iki gihe. Reka ubushake bwawe bwo butubaho mu izina rya Yesu Kristo.